akajyana nahanga harimo wanjye hanga uri kubona no harimo wanjye naho nagiye guhinga nahinga gutubuka tw'abana indoryi ngiye guhinga baza kunguramo ngo barahaguze ndafase bahaguze gute ndarangije nakubitanye n'umusore nyene anderinda mfite imyaka 16 ko nagize 15 kuko nagize ni 15 uko nagize imyaka 31 mfite mwana myaka 15 bura imfura yanjye bura imfura yanjye nagize 31 mfite umwana myaka 15. Eyo ni umuhungu wanyu P Onika Swezi ni Legacy TV chuma kwa subscribe mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba y'Urasirazuba umujyi wa Kigali umuntu w'ingenzi kuri Legacy TV aba diaspora muri Amerika, Uburayi, Asia, Australia n'ibindi bihugu bya Afrika muri abantu b'ingenzi by'umwihariko abantu muri Norway, Poland, Kenya, Burundi, DRC, Morocco muri abantu b'ingenzi ngaha. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu ahantu bita kuri Brasserie niho twagiye no kubashakira inkuru nkuko twabyemeje kugira ngo tubagezeho ibintu bishyashya kandi biryoshye. Twahuriye n'umumama witandiye gutyo nk'umusilamu wiyambara agatenge keza cyane tutimo turaca ku rugo turabatereka tunamusuze ntitwava tudamusuje twumva nawe ukabayeho aze kubaganiriza kantangire muvugisha atwibwire tuganire byinshi muraza kwigiramo ndetse muri uza gukunda nkuko ntabaho ibintu mutakunda. Mama mwaramutse neza? Amutse. Urakomeye cyane. Akomeye by'ikigeto. Iki gihe uri ushatse kuvuga iki mama? Hari umuntu avuga ngo arakomeye ariko nyine niyo mvugo isanzwe mu Kinyarwanda kubera ko niyo umuntu yapfishije aravuga ngo iyo mubaje aravuga ngo araharakomeye ariko afite byinshi ku mutima. Okay mama abantu ari kureba hangaha ntibakuzi n'ubwa mbere bakubonye bibwira amazina yawe noneho tukumenye dukomezanye neza cyane. Nitwa Nyirasabimana Anne. Nyirasabimana Anne. Nyirasabimana Anne sasa ni muntu ki wavutse ryari uvukira he ukura mu muryango w'abana bangahe? Navutse 7 navutse 5. Ndera kuri kamera abantu banakuye neza. N'umugore mwiza nk'aba mubona ariko. Navutse 5 ngaba ndi umumama w'abana 7. Abana 7. Wavukiye? Navukiye ahantu hitwa ku Bitare Inyamyumba. Nyamyumba none hanga kuri Brasserie. Nuko mbere hari Nyamyumba ariko bagabye kabiri ubwo habaye muri Rutsiro. Inaha Nyamyumba. Nuvana no tugiye hirya tujya mu karere ka Rutsiro. Bagamahita mugira mu karere ka Rutsiro. Nuko. Okay. Aha wavukiye mu bana 7. Cyangwa ufite nge navukiye mu bana 12. Ufite ikipe ya football n'umutoza. Wavutse uri akangahe? Navutse ndi umwana wa mbere imfura. Ni wo mfura? Okay. Ubu ngubu sura cyafite ababyeyi bombi? Ababyeyi bombi oya mfite umwe. Nuwe? Mfite umubyeyi umwe mfite mama. Wasiga papa yarapfuye mama sigarana abo bana barumuna banjye bakiga. Ubwo rero nige imfura ye. Umuntu uko twumva abana 12 n'abana benshi bamugerageza ugera muri kamera. Abana 12 n'abana benshi ku buryo kubarera bitoroshye. Umuryango wari ufite ubushobozi bwo kubarera cyangwa byari bikomeye cyane? Umuryango wanjye wari ufite ubushobozi bwo kubarera nuko papa ageze agapfa ariko urukumva yo umugabo avuye mu rugo urukumva ubushobozi bw'umugore kugira ngo arihera abana yari ikibazo ariko yaragerageje ariko bimwe biranga ariko birashoboka ariko yarageragezaga mama. Uravutse uvukiye muri uwo muryango abana 12 wagize amahirwe yo kuba wakwiga? Narize maze kwiga ubwo ntabwo nagize amahirwe yo kurangiza ubwo byageze aho nyine ntabwo ndarangije nakubitanye n'umusore nyine anderinda mfite imyaka 16 ko nagize 15 kuko nagize ni 15 uko nagize imyaka 31 mfite mwana myaka 15 bura imfura yanjye bura imfura yanjye nagize 31 mfite umwana myaka 15. Okay. Ku myaka 15 bagutera ndayiga mu mwaka wa kangahe? Nigaga mu nangije wa 8. Habaga wa 8 nandangije wa 8. Ngo ni mu wa kabiri. Mu 8 bane mu kabiri w'ikigihe. Umwana mu wa kabiri. Okay, uwo muntu yagufashe cyangwa se yagusambanyije mwabyumvikanye cyangwa no kugufata ku ngufu? Kuko twavomaga handu kuriba ku musozi ubwo neno namanutse wacu bari bantumye kuvoma
ubwo rero nzamuye ijerekani nikoreye kubera ko twaravuganaga ariko bitewe nuko nani mfite papa usa n'ukomeye numvaga mbese umusore ndamukunda kuko yari ahantu hadakomeye kandi atari umuntu wizera kubwo rero nganga kuvugana nawe kandi udupapuro simusubize ubwo noneho niko najya kuvoma nibuka mbese ndi kuzamuka numva nanduritse inyuma ubwo noneho nyine urukumva byakurikiyeho urabize nagunduranye nawe nuko yari umusore ufite ibigango nuko nyine basi ubwo bibaye rero ntabwo nageze mu ngo mbivuge nyine muri make ntabwo nashobora kubizima ariko niko byagenze icyo gihe se byarangiye nyine ndwite none se icyo gihe agufata aho ngaho muri aho mwari muri ubwa mbere wari ubikoze cyangwa rusanzwe ubikoze bwari ubwa mbere kubera ko bwari ubwa mbere nagiye mu rugo ubu ngeze mu rugo sa n'umuntu urwaye njya no kwa muganga mbese ko bagwa ibyari byo nuko bamba n'imiti nuko mbese ko bwari ubwa mbere nyine byari bibaye byaje kurangira aho ngaho gutyo gusa agusambanyije birarangira cyangwa byaje kuvamo izindi ngaruka zisumbuye byarangiye nagiye kwa muganga birarangira ubwo nyuma yaho nibwo naje gutwara inda numva mbese ndatwite nuko bibaho inda iza gukura umwana ndabyara byaye rero ubwo mu rugo nabo birabatungura ubwo nibwo baje kumbaza mbabwira ko byagenze nuko ubwo tuza gusangana ariko twagize turasangana n'uwo mugabo waje kundera inda igeze akubera umugabo byagenze utambwira noneho sitori yimbwire neza agutera inda none ujya kubimbwira sasa urabyaye iwanyu bakwakiriye ute waje gusanga n'uwo mugabo ute imbere mu minota nk'itanu ariko ndajya no kukubaza ubimbwire neza nyine bitewe nuko babona ko icyo gihe burya uwo mama wanderaga ntabwo yari mama bwite yari mama wacu ubwo kuma ko byari ikibazo gutwita byari ikibazo kugira ngo mbivuge byari ikibazo mbese byari ikibazo cyane ko nahoraga mbese mfite nk'ingimira hafi no kwiyahura ubwo nibwo byageraho papa bitewe nuko yari umunyamahoro arambaza ndamubwira ko byagenze nuko ubwo ndabyara bigeze nyine bahita badushyingira mu kudushyingira nyine bangurira imyaka banguriye imyaka no gushyinga kwanjye banguriye imyaka kugira ngo mbone uko sangana n'uwo musore mwashyingiranwe umwana wanyu amaze kugira igihe kingana iki umwana wacu yari afite amezi gatandatu atanu ane gutyo nuko ndabyibuka ariko ni gutyo uwo musore yari yishimiye kugira umugore cyangwa iwanyu kubera ko bari bafite amafaranga barabimuhase ni nk'aho bakuguriye umugabo cyangwa se ntabwo bamukugurira gukundaga koko icyo gihe bitewe nuko bari bafite inoti bari bafite amafaranga yumvaga mbese ko twasangana ubwo tubanye ubwo mbese byageze aho aza kubona akazi nyine twarabanye aza kubona akazi hano mu ruganda ubwo tubonye akazi hano mu ruganda ubwo nari mfite papa wangundaga cyane papa niwe wangundaga cyane ubwo noneho ubwo umugabo wanjye nyine abona akazi hano mu ruganda ubwo nibwo byageraga tuza kumanuka tugura ahangaha ubwo tuhaguze rero noneho papa amaze gupfa mbese twabanye hano igihe gito noneho papa aba arapfuye bitewe nuko yankundaga cyane noneho bitewe nuko papa yankundaga cyane noneho n'umugabo nawe twavugaga rumwe noneho papa amaze gupfa noneho ubwo mugabo atangira kumva atanabi atangira kunyanga nuko ubwo nibwo byageragaho ubwo ahita azana undi anyiba impapuro twatagiye ku ruturima tumwe na tumwe abanyiba impapuro nyine z'imirima twaguriyeho azinyiba atangira kugurisha akajya atorokera i Kigali twumva ntabwo nari nzi kuburana zana nzira gute nuko none uturima tuguze najya kuburana bakambaza rese bakavuga ngo umugabo wawe niwe mwarase mu buryo bwe mwamteko ngavuga ati twasezeranye nuko none najya kuburana bakavuga ngo nizana impapuro nazana impapuro najya kureba impapuro ngasanga yarazibye handi bakahajyana n'ahangaha hari mu wanjye ahangaha uri kubona naho hari mu wanjye naho nagiye guhinga nahinga gutubuka tw'abana indoryi
ngiye ngabaza kunguramo ngo barahaguze, ndafase bahaguze gute ko ntaguranye n'umugabo, nyine icyo gihe umugabo nyine yari afite undi mugore, nuko baza kunguramo, ubwo ndatangiye kuburana, naragendeye nigeze ko ndamafaranga nari mfite yo gutereza ko papa yaramaze gupfa, nawe agomba kumbitike. Ubwo none kumva n'umugabo yari yaranyanze, noneho ubwo nzi ko nabonye rifite njya mu ruhengeri kuburanirayo, twaburanira ndatsindwa bitewe nuko naburaga impapuro. Noneho maze gutsindwa, ubwo noneho nibwo nabonaga ari futi yano mu Ruganda, ubwo injyana mu ruhengeri kuburanirayo, kuburanayo dutashye. Mu gutaha nabuze itike, umva ngiye naje n'amaguru, nzi ko nageze kuri sitasiyo, ubwo nzaba rifuti babwira ko ibyangombwa byanjye nabitaye ko banyibye, ariko ndi kubeshya kugira ngo mu rugo ndaha banzabe rifuti ndaza. Nageze hano icyo gihe ndibuka, nageze hano ubwo nsanga abana bararyamye banaburaye, kuko ndacuza gudusambaza, none gusambaza ariko nakoraga ibyo kurya by'abana. Nuko ngeze hano nsanga abana baburaye, ndabyihora barabijyana, ndanone gukurikirana urubanza bitewe nuko navuga ati ndajyayo ndasanga abana bapfuye, gutyo ndiko imanza zanjye zagiye zishishara bitewe nuko tagira ubushobozi. Papa yaramaze gupfa, ndabona ko ndi inyuma, n'umugabo yarandanye abana, nuko bigeze aho mbaho gutyo, ibintu byanjye bigenda gutyo. Umugabo baragurisha nyine arihaza, nuko n'abana banjye yarabandanye. Ubwo ni kuvuga ko ngiye navuye mu ruhengeri, navuye hando itwa murengera ku rukiko, naje n'amaguru arambitse n'umwana, amaguru garabyimba, nibwo nagicaraho ndafata ndabigenza gute, ndagera inyamyumba, ndagera igisenyi n'amaguru, ndafata reka nzi ndabigenza gute koko. Nose ndabwira sinzi nabo basanze sitasiyo bari kuvomesha imodoka nyene, mbasora ikibazo kimeze, mfite n'agashashi karimo udushange tw'umwana. Ubwo noneho ndabwira ati rero banyibye n'itike banyibye, ariko ndayo nari mfite, none munjaki rukundo ko nagera igisenyi mu ndegere. Nuko sinzi abagana neza bandegeye, ubwo ngera igisenyi va mu modoka, ubwo naje n'amaguru, nageze hano saa 4 za nijoro, nsanga abana bararyamye baburaye. Ubwo none guhera icyo gihe urubanza nduhagarika, imanza zihagarika gutyo, umugabo arajyana aragurisha arajyana. Abana bangahe? Azigaye abana 7. 7 bose? Hari mu mwaka? Ari mu mwaka baraturangije, buri mwana wacu muto afite 12. Ucaganya afite 12? 11 ucura bwanjye afite 11. Yagutaye afite imyaka ingahe? Bura yandaye mbese yandaye ndwite. Yagutaye twite? Bango hamaze imyaka 11 mutandukanye? 11 inararenga, nuko icyo gihe mukuza no kundereye ndamukuza, ndagira ngo umugabo araje no kunje mukuza, yagira ngo tugurishe aha ngaha, agurishe nyine ajyana amafaranga. Yarazaga ahagarara hano akavuga ati ati twagurisha tukagabana amafaranga ngabyanga. None ariko mukuza kubimbwira, mbese yaje yandeye inda, aruko ndi kumwakira, ndi bati wenda umugabo araje mu rugo asanze abana. Mu bwo buryo. Okay. So ibintu bigenze gutyo, urakomeje ubayeho, nyuma y'iyo myaka muratandukanye. Iyo myaka 11 yose umaze gutambuka, yigeze aza kugusura cyangwa se agera gatima kuguhamagara kubaze ngo umeze ute? Ntago yaje, ahubwo yazaga aje kugurisha yaza yinjiraga mu nzu, abona ngo iduke, akabaza abana ngo mbese mwaburaye nako mwariye, abana bakabona ndatwari ngo mukona munari kwijera kandi muzi mwayigurisha cyangwa mukabona ibyo murya, cyangwa ko ari ndeye mu nzu mwazigurisha mukabona ibyo murya. Ndi gucyambwiraga ngo mbese ngo magurisha izindi ndebe singo ndumakora ibyo kurya mukarya. Ubwo rero binawe magambo yambwiraga mbese yo kunzesereza mbese yakunje indegeto. Wari wamuvugisha hose weho? Kumuvugisha ko kumamagara kuri telefone umuvugane? Yitabye Imana, ntakihari, yitabye Imana, apfuye mu kwa 4. Ari n'uwo mugore wenyine baje kutubwira ko yapfuye. So nyuma y'ibyo byose wakorewe, wafashwe ku ngufu n'uwo mugabo, ageze araguta, igitsina gabo gifata ute? Kubera ko nyene yari yandanye abana, kandi n'ibindi byakabigurisha twanarabyaranye, kandi yagera aha ngaha akumva ko yabaza abana ngo bariye ngengaragazanye posho, kuba nenga makira ngo umugabo, ahubwo akava ngo tugurisha tujere kandi biri mu nzu tugurisha cyangwa se indebe. Mbese numvaga
numva mbese ko abagabo bose hariya bari ngira kimwe, mbese numvaga nanze abagabo cyane, banze kabanga abagabo n'abagome, mbese ntago numvaga umuntu w'umugabo, ariko harabonaga iyo ntabwo ari kimwe bose, ariko nabonaga bafitiye bubatse kandi bafite ingo nziza, nabo twashakira ngabona ameze neza, ariko ntago nafataga ko hari abagabo na bamwe numva muri make abagabo ndabakunze cyane. Ubu ngubu nabwo se niko ukibabona cyangwa wahinduye imyumvire? Ubu ngubu imyumvire yo narahinduye, imyumvire kuko nabonye ko bose abagabo hari bamwe bafite ubwenge, hari bamwe bita ku bandi, mbese nabonye ko nyine bose atari kimwe. Ubusobanuro umugabo ushaka kuza kugutereta ukaba wamwemerera? Ubuse umugabo yaza kundireta ko reba mfite abana 7 n'abatandatu, uwababyaye bakuye mu nda yarabataye kandi agurisha ibyabo arabirangiza, none uwo nguwo ni wo wabakunda, uwo nguwo ni waza akabakunda kandi uwababyaye yarabataye hari ukizere waragitakaje. Ikizere naragitakaje. Reka twizere noneho uyu munsi mama w'abana 7 wabayeho ubuzima butoroshye bwo gufatwa ku ngufu, ubwo kwangwa n'umugabo akagenda, uyu munsi ubayeho ute sasa? Ubuzima bumeze neza cyangwa buracyakomeye? Uko byaje kugenda rero muri ubwo buzima hari abana nyine, abana banjye nabyaye umukobwa umwe yaje nyine gutwara inda, aza kubyara umwana ubana n'ubumuga, umwana ubana n'ubumuga, nawe mbese yambereye sinzi ukuntu yamuvuga, mbese nawe yanyuze mu bibazo cyane, kubera ko umwana ubana n'ubumuga hari igihe musiga hano n'abandi bana akabatura akagenda mu muhanda, mbese afite akaboko, mbese nuko atari hano ubwo arababaje cyane, mubonye wasanga ababaje cyane. Ahubwo se nyine kurya mubayeho mute? Abana bariga, babona ibyo kwambara? Kubaho buno rero, ukubaho buno mbese urabona covid ko byagenze, covid yarabizambaga, batangiye kujya tubona umukiriya umwe, covid yarabizambaguza, ubwo hari abana bamwe bigaga, hari umwana ufite wigaga, umwe yaricaye, 2 nabo bari kujya kwiga, umwe ajya kwiga rimwe none ejo agasiba, kindi akajyayo gutyo, mbese urebye kwiga bariga ariko ntago biga neza, nawe urukubimese ntago biga bakiga neza, mze muri make. Kurya bwo nava kurya barya, ariko mbese ni ibintu bigoranye, kurya nawe urukubona ko imirimo yose yarayimaze, kandi no yamunda atunze no kubita n'isuka agahinga, ariko imirimo yarayimaze, ariko no kurya nyine ni ibintu bigoranye, nawe urukubyumva ko ari ibintu bigoranye. So no nk'umuntu udukurikiye, nicyo usaba abanyarwanda muri rusange, cyangwa se abantu bari kureba kuvuga bati mama namwikundiye, ushobora kubona wenda ikintu namuha, nicyo basaba? Icyo nabasaba, urabona ko mbese mbere ya covid itari yaba nafite indego, covid itaraba nafite indego kuvuga ngo ugiye kwendagura ibati rimwe, ubwo nari maze kugura 50,000, bazagura 50,000 banzagura nzamabati, urabona ko ino nzu igice cyacitsemo 2 cyerekena manza hogeze haruguru ngo rebe cyo cyacitsemo. Ubwo ndangiye kugura, none ubwo covid ibaye, amafaranga ndayahayisha ko abana bagomba kwicwa n'inzara, nuko nyine byabaye guma mu rugo mbahira abana, nuko no mu gihe cyo tushatse kugira ngo twongere mbese nongere nisuganye, ngure ntuza, ubwo abana nyine rukuribona nabandi bonye, umwana umwe bakanzabye amafaranga, awenga manga igice nacyo singibone gutyo, mbese muri make ni mubwo buryo ndiho, muri ubwo buryo mbese. Wambwiye ko baguteye inda ufite imyaka 15, ugeze mu mwaka wa 8, ubwo ni mu wa 2 w'iki gihe, ni nk'izihe ngaruka byakugezeho, cyangwa se ibintu bibi byakubayeho byatewe no kuba waratewe inda ufite imyaka 15 ukanacikiza n'amashuri? Nyine byangizeho ingaruka bitewe nuko ntabwo narirwaga na mama, ubwo narirwaga na papa, amaze gupfa nderwa n'utari mama,
kuba byari ikibazo mbona ikibazo nahuye nacyo nuko urabona ko nagomba kugira ikibazo ngakihererana sinjye kubwira mama utarambyaye ngo bimeze gutya bimeze gutya bise nayo Nagahinda kubera ko hari igihe mbega hari igihe nirigwanaga ubwoba garana ubwoba kavuga ejo abana bazarya iki ndabwira mama utarambyaye si ngaramba icyo kurya kandi utarambyaye arafata ngo igisi kavuga yewe papa wanjye yarahari ngongera mbese ibyo byabagaho cyane ubwo byageza no kuva si ano ko hepfo hari amazi ujya kwiyahura bigashira nuko ubwo none ariko bigeza aho ngenda ndi kwiyubaka tuva ati hari kuva mbyaye abana bazambuza nta kibazo noneho rero ubwo byaje kubera ikibazo uriya mwana n'ubumuga mfite umwana ufite ubumuga mbese buteye imbuye nuko mutari kumubona afite imyaka 10 angana n'uyu nguyu afite imyaka 10 ubwo rero ingaruka byine byangezeho nyine mbese meze ngo abagize ihungabana mu mutwe kubera ko hari igihe mfite n'ibyo bibazo byose nanyuzemo cyo kuba mfite ubwo ngize gute mbese nagize akantu k'ihungabana mbese hari igihe cyo mfite mfatanyije ka telefone ngifite mu ndoki hari igihe mbese none ngatekereza ngavuga ati we mugabo atamfata ku ngufu papa yarafite amafaranga mba narize ariko ntabwo nabashiye kwiga kandi nuzi ko mbere umuntu wiga umuntu wabaga warize warugize ibyo bibazo cyo gihe ntabwo agomba gusubira ku ishuri oya ndari ngiki gihe bagize amahirwe ariko icyo genda ntabwo umunyeshuri yabyaye ntabwo agomba gusubira ku ishuri yabaga abaye uwo kuba mu rugo gusa nta kindi gutyo uri kumva ko papa wanjye yari umupasiteri kumva byaje kuba ikibazo kugira ngo adaseba atagera gute byabaye ikibazo cyane mbese nawe uri kubyumva nyine byabaye ikibazo kugira ngo umwana wo kwa pasiteri abyare kuba byari ikibazo kandi noneho ntabwo ari mama wanderaga yari mama wacu kuba byari ikibazo giteye ingeke hanige bitewe nuko twari tuye hamwe n'amazi hari igihe nagiye ahantu hitwa kuri pfunda ndi gushaka kumanuka ndongera ndavuga ndi oya utikazamfasha ndishasha mbese ko nari mfite mu nda hanini nateruza kuyihisha kugira ngo nishaka nabyara nzanamwica ariko byageze aho nyine ubwo mwana mubyara neza ariko kubera ko byari ikibazo cyane kugira ngo umwana kwa pasitoro si mama wanderaga kugira ngo nawe wumve icyo kibazo ko cyari kindeye ingeke kandi ndi muto myaka 15 ngo byari ikibazo ngimara kumubyara ari muzima maze ngimara kumubyara ndabwo gumaze kumubyara ndabona nashatse kumwica bisa mwakira neza nuko ndavandi biba ko bibaye nuko mibuka mu rugo namubya namviye no ku ishuri hubwo viye ku ishuri ntarabibona mfite inda bafuze ngo nabyaye gusa nambara igipira kinini nuko ndiyambaye ikanzu ya kibure nyine icyo nanibutse nuko nashatse gusabiriza nawe mfite ibintu none umugabo twabyaranye kandana abana 7 none 7 babiri bakaba batarize neza bitewe nuko no kubura uburyo umwe bikaviramo no kumutera inda nawe akiri muto akabyara umwana ubana n'ubumuga ni umuzukuru wanjye gutyo mbese niko gahinda nagize byoroshye ababyeyi ngo waburaga ibyo kurya kandi iwanyu nyoko wanyu bifite byuzuye oya ntabwo mama wacu yigeze abinyima ko papa wanjye yaramaze gupfa kandi twari duturanye ariko kugira ngo ngende njye kubwira mama utarambyaye ngo mbe icyo kurya kuba byari ikibazo gikomeye ntaragomba kumubwira kandi ngafunga umuka ngisheshekera gusa nuko Legacy TV tugiye gusa tugira akantu bita
nakita nk'inyurabwenge gukora aga challenge nkakubaza utubazo dutatu ukansubiza burya nubwo tuba tubabaye fata ikintu wo gusekamo gake urabona banarize ufite agahinda tunasoza ikiganiro usetse nicyo iyi challenge maze ntago nshaka kugira ngo umuntu nadusoje akomeze aherengwe nako gahinda agomba nshaka kugira ngo anaseke yishime. Ndakubaza gutya, igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'intara zingahe urazitubwira? Igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'intara zingahe? 16. 16 zitubwire tubwiremo nk'eshatu uzi. Tubwiremo eshatu intara uzi eshatu izo 16. Ndi Rusizi na Rutsiro, Rusizi na Rutsiro na Rubavu na Nyabihu. Nizo nzi. Okay, kabigusobanura noneho. Ubango umbwiye uturere. Bango igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'uturere 30 kikagirwa n'intara 4 n'umujyi wa Kigali bikaba 5. N'amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Naho igeze Rutsiro umbwiye uturere tugize intara y'iburengerazuba. Wabimenye? Ngo turere tungahe? Uturere ni 30. Turere 30. Intara 4 n'umujyi wa Kigali bikaba 5. Ndabifashe mu mutwe. Akandi kanya mugiye kumbwira ngo ni ibintu byo kunsubiramo ifi irishwa ishu inshuro 3. Ifi irishwa ishu. Ifi irishwa ishu, ifi irishwa ishu, ifi irishwa ishu. Ifi irishwa ishu, ifi irishwa ishu, ifi irishwa ishu. Ifi irishwa ishu, ifi irishwa ishu, ifi irishwa ishu. Sako sako. Soma. Sako sako. Soma. Njye mu rutoki abasirikare baramfata. Gishokoro. Yakikunaniye. Okay. Mbaza ikibazo kimwe ushaka. Ikibazo ngiye kubaza ninde mwatekereje ute? Uburyo wabitekereje ute kugira ngo umenye ko mfite ibibazo mbega bindenze? Wabitekereje ute kugira ngo Imana ikungezeho mfite ibibazo igasanga ko mfite ibibazo bindenze? Wabitekereje gute? Rero nka twandusenga kuri legacy twese turi abakristo twemera Imana nyine ni nk'umuhamagaro Imana yatuzanyemo kugira ngo dukorere abantu. Hari ukuntu uri gutembera mu nzira ukumva Imana igukuriye kuko bitari kubundi wageze hano ugasuhuza abahari. Twaje turagusuhuza nta nubwo twari tuziranye, urabitubwiye twumva ni story tugiye kuganiza abantu kandi abantu bagukwiye kwigira ibintu byinshi. So ni Imana nta kindi. Sugizwe. Kabisa murakoze naye ndishimye. Nukuri Imana bahumugisha kandi. Ikibazo nuko ikimbaje nuko mutabonye ngabo. Umwana afite umuganga mbere uko ameze. Turamushaka ntabwo hari igihe agenda wenda amaze kucuruza wenda ngo dufe naturanguye ngo renga icyata rya 1000 agenda ngumva ngo ageze ngo muburara ngumva ageze nuko ngavuga ati rero andige mfata moto ngayigenda ngamushakisha ngamubura none bamba ko namuraga moto yo kugenda ngavuga ndatwika itike ndani yo mvite ahubwo reka nze ngiye mbwira umumotari umumotari yamuzana ngishyira cyangwa imicyo nungutse ngashyira kuri ngabo akimwishyura ngo ataza guhera cyangwa se bakamugonga. Ubwo none nige cyari mu muhanda ngumva ngo umuntu bamugonza agafata ingabo bagonze tubabona bamugonze kuko mbese kandi ibibazo muri kumwe. Okay, so abantu mukukira Legacy TV ndabashimira cyane muri abantu b'ingenzi kuba mudukurikira kandi mudukunda niyo dukomeza kuduha imbaraga zo kugira dukore mudahari ntitwakora nimwe dukorera. Tunabasanga abantu nk'abanga batuba twagezeho ufite ubushobozi wabufasha aravuga ngo n'ufashwa yafasha burya niyo wakora sense ugakora 100 ukarimuha ababaye kuko mubaye abantu 1000 cyangwa se 100 mugatanga 100 ufata 100 kuba 1000 urasanga ari amafaranga menshi ahubwo ntugasuzugura ubufasha ufite bwose baba bufite akamaro n'atanu yabyara amafaranga menshi kuko twese niyo twahereyeho. So kora subscribe ikiganiro ndakibizi cyakuryohera ugikoresha utere comment uvuga uti wa mubyeyi ubahwa ko warareza abana 7 ntibyari byoroshye cyane. Mama wakoze cyane Imana iguhe umugisha. Sawa sawa.